Halo, twongeye kubasuhuza uyu munsi tubaha ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero ndavuga kuri kanseri zibasiye abantu b'ingeri zose, yaba ari abana, yaba ari abakuze, yaba ari ndetse n'impinja. Kanseri rero izo ngizo mvuga zikaba ziri mu cyiciro twita turbo cancers. Turbo cancers. Mu minsi yashize nashizeho ikiganiro ariko harimo umuntu umwe, of course ntabwo navuga izina rye, ariko mbona yinjiye mu kiganiro atukana. Ariko nimba abantu ari abantu bemeye kugendera kuri science, bemeye kugendera ku ikoranabuhanga, bagomba no gukora ubushakashatsi. Iyo mvuze turbo cancers, ntabwo ari njye muganga njyenyine wa mbere uvuze kuri turbo cancers nyuma y'ingicamubiri karahabutaka zatewe mu bantu. Ubu ugiye muri Sena y'Amerika, mu nteko y'Amerika, harimo ibiganiro bya turbo cancers. Hari ibiganiro usanga nka Senator Peter McCullough, senateur, ugasanga we afite na YouTube channel. Ushobora kujya kuri YouTube channel ukareba ukandikaho turbo cancers, aho zihuriye n'inyicamubiri karahabutaka bateye mu bantu ugasobanukirwa. Ushobora kujya muri channel nimba uri umuntu uzi icyongereza, yo bita John Campbell, ukandikaho turbo cancer ukazisobanukirwa. Ushobora kujya ku bita Dr. Bean, abaganga ni benshi kandi noneho abo bose ni abaganga bakurikira bahereye ku bushakashatsi bwakorewe mu university atandukanye. Icyo rero hano dukora ni ukwegeranya ubwo bushakashatsi bwose abantu bagenda bakora, tukabuha icyegeranyo cyo kugira ngo tubafashe. Ngewe mpora mbabwira kuri iyi channel yanjye abanyarwanda ndetse n'abandi banyafurika, indwara babateramo bakoresheje ubuhanga n'ubugenigeni butandukanye, nta wundi muntu uzazivanamo. Umuntu ni ukwirwanirira, ni wowe ku giti cyawe. Nimba uri umusore waravutse nyuma ya 99, uri ba basore batera uturemangingo ku ntuza, ku matako, biragoye kugira ngo uzarenze imyaka 20, kubera ko niyo gahunda y'isi. Narababwiye matrix ukuntu ikora. Nimba ivuze iti gahunda ni ukwica biliyoni 7 ku isi, hasigare miliyoni 500, izabikora kandi izagenda ibikora gahoro gahoro. Izabikora gahoro gahoro, yinjiye mu bintu bitandukanye, yinjiye mu kuvanamo inda, kwigishwa cyane muri bino bihe, yinjiye mu kwikingiza amakanseri nk'ay'umura, yinjiye mu kwikingiza amakanseri ya hepatite. Nabajije abantu habuze unsubiza. Abakecuru bo mu Mutara, bamwe twita abakonyine, bakingiwe kanseri za hepatite B, hasigaye bangahe? Ndavuga abakecuru n'abasaza. Aho naho nzi nabashije kumenya amakuru yaho. Ubwo hari n'ahandi bagiye batera izo nkingo za hepatite B. Narababajije nti abakecuru bo mu midugudu ya Kabuga bagiye batandukanye, aho naho nabashije kumenya gahunda zagezeho, hasigaye bangahe? Ibyo ni ibintu byabaye inyicamubiri karahabutaka, izi zaje za rusange zitaraterwa abantu. Narababajije ni abana bateye
ibya kanseri y'umura ababyara ni bangahe? Mujye mubanza musubize mwerekane muti okay, hatewe umubare uyu n'uyu, ababyara ni abangaba. Noneho abana baterwa rotaviruses, inkingo zitwa za rotavirus, abana baterwa inkingo ziriya za pneumococcal, ziriya zivuga ngo zirarwanya igituntu, zirarwanya indwara zo mu buhumekero, zirarwanya whooping cough cyangwa se agakororwa. Abana baterwa inkingo za pentavalent, kuko n'ubwoko butatu babateramo, zikaba ari inkingo nyinshi. Ababyeyi bo barabizi, bahora kwa muganga amezi 12. Abo bana harimo ibigoryi bingahe? Harimo abatabasha kuvuga bangahe? Harimo abapfa bangahe? Mujya ku marimbi hose mu gihugu mwitegereze impfu z'impinja. Ntabwo impfu z'impinja zegeze zingana kuriya. Bivuga ngo turageraniwe kubera ko matrix, nababwiye ko matrix mwebwe mu bwonko bwanyu muri uriya ni uyu nguyu, uriya ni ubu bwoko, uriya ni muremure, uriya ni mugufi, uriya afite amazuru manini, uriya afite amazuru mato. Nibyo mu bwonko bwanyu mubamo. Ariko matrix yo igomba kurangizaho icyitwa DNA y'umunyarwanda. Kandi nubwo bababeshya ko mutandukanye mukabyemera, ngaho muzafate abasore 10 biyita ko ari ubwoko n'ubu, mufate n'abandi basore 10 biyita ko ari ubwoko n'ubu, mujye gukora DNA test murebe ko mutandukanye. Nta tandukanyirizo. Ikiremwa muntu ni umuryango umwe, ni family imwe. Umuntu wese uri kuri iyi si afite aho ahuriye n'undi. Nta tandukanyirizo ry'ikiremwa muntu ribaho. Ariko kubera ko muri injiji babateye ubujiji mu bwonko no muri esprit zanyu, mufite amacakubiri, mufite ivangura, ntimushaka kwiga mugendeye kuri science, mushaka guhera mu cyo bita muri stone age. Stone age n'abanyaburayi bararwanaga, bahoraga mu ntambara. Ibyo bise French Revolution seniki. French Revolution hari classe 3. Hakaba classe les religieux, hakaba les montagnards, hakaba na classe iyobora y'ubwami. Classe iyobora y'ubwami kubera ko bari abantu babasha kubona ayo mavuta meza y'inka, margarine, babasha kunywa ayo mata, babasha kurya ako kanyama keza kadafite ibinure, babasha kurya ibinyampeke byose. Bari abantu bapima metero 2 na santimetero hafi 20. Hakaba class yo hagati y'abacuruzi yindi, nayo ugerageza kwirwanaho, ikaba ifite icyo nakwita average, bafite uburyo bareshyamo mu buryo mbese navuga ko buringaniye. Hakaba naho bita les montagnards, aho bose ni Abafaransa. Les montagnards bameze nk'abatwa. Kubera iki? Nta mata babona, nta byo kurya babona, ni abakene, batunzwe no guhiga utuntu tw'utunyamaswa turi aho, bakaba baraturiye. Nta proteine irahari, ariko nta vitamine C, nta vitamine E, nta binyampeke, nta myunyungugu, bakagwingira. Ibyo ni classe zabayeho ku isi hose. Muzajye mwitegereza Abadage. Hari ibihugu muri za Aziya, hirya za Philippines, abanyaziya b'aborozi ni barebare cyane, abatari aborozi ni bagufi, abahinzi ni bagufi. Ibyo mupfa rero, mupfa ibyo kurya, ibyo umuntu yariye bigakora icyabacyo, ariko ntabwo mutandukanye. Kiremwa muntu ni umuryango umwe,
DNA zanyu y'umunyarwanda ni imwe muri umwe. Ibyo bindi bababeshya ngo yatandukanye n'uriya ni ibinyoma, ni mental slavery, ni ukubashyira mu bucakara bw'ubwonko muzahoramo, ntimubone umwanzi wanyu uwo ari we, ntimumenye matrix ko ishaka kubarangizaho. Noneho mbabaza ikindi kibazo, kuki ibitoki biri kurwaza abantu? Nuko ibitoki byinjiyemo matrix, bavanyeho ibitoki bizima bya gakondo, bazana ibitoki bindi birimo amakanseri, bazana imineke irimo amakanseri. Iyo mineke rero y'umuturage ayikoze mu rwagwa rushobora kwangiza abantu benshi aho kugira ngo rubavure, kuko ibyo bitoki bari gukora mu rwagwa ntabwo ari gakondo. Mujye musobanukirwa. Matrix nababwiye ko yinjiye mu bitoki, yinjiye mu bijumba, yinjiye mu birayi, yinjiye mu bigori, ubu iri kwinjira no mu bishyimbo. Mu nyama zo isanzwemo. Iyo bavuze ngo inyama turaziciye, hari izo bita za salmonella bacteria bashobora gupima bakabonamo n'izindi zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo biba byavuye, biba ari ibintu bateyemo, n'amabacteria bateramo muri za shinge. Mwe muzi ngo muri gutera antibiotique, ariko muri gutera indwara. Izo ndwara yo muziteye mu matungo yanyu, baragaruka bakabagurishaho imiti izarwanya bya bindi mwateye mu matungo yanyu, kubera ko mwarihuse, kandi iyihuse ibyara ibihumye. Iyihuse ibyara ibihumye. Bivuga ngo aba bamama bari kugenda bapfa ntabwo bakuze cyane. Aba ba senateri, aba ba minisita, aba basirikare ntabwo bakuze cyane, imyaka 66, imyaka 50, imyaka 70, ntabwo bakuze. Tugereranyije n'igihe turimo, ni igihe abantu bamenye imirire, bamenye intungamubiri, bamenye ko karoti igira beta carotene ifite vitamine C nyinshi. Ni igihe abantu bagombye kubaho ahubwo n'imyaka 100. Ariko kuki bapfa rero? Impamvu bapfa ni uko twafashe matrix tukayigira iyacu, noneho tugashaka no kugira ngo tuyibonemo ibintu vuba vuba. Ariko twibukiranye ko ikintu cyica ibintu cyose ni ugushaka kumva ko ningira amazu, ningira imodoka nziza, nindyama ku gitanda heza kirimo fresheners, kirimo ibintu byose, ibibazo bizaba bikemutse by'igihugu. Ntabwo ibibazo by'igihugu bikemurwa no kubaka amazu, ntabwo ibibazo by'igihugu bikemurwa no kugenda mu modoka nziza, ntabwo ibibazo by'igihugu bikemurwa no kugenda mu mihanda nziza. Ibibazo by'igihugu bikemurwa no kubaka, guhera ku cyo bita scratch, kubaka intungamubiri mu muturage wo hasi, kugira ngo umuturage azagire ubwonko bwiga. Kuko muzajya muri matrix, mujye muri AI, ariko mudafite abahanga, kubera ko abahanga bagwingiye mu mutwe na za nkingo mubateramo bakiri bato. Baginguye mu mutwe, bagwingira no mu mubiri, noneho n'inzara irabica. Rero ntabwo uzaba uri mu mujyi urimo uratwara imodoka ya miliyoni y'amadolari utaha muri etaje ngo wumve ko n'abandi bose bameze neza. So mujye musubira inyuma murebe tugeze kuki, ikibazo kirihe. Ikibazo rero cya mbere ni ugusubira muri green energy. Birashoboka. Abantu bose, nobody is perfect. Abantu bose ku isi bakora amakosa, ariko ubu kirageze cyo gusubira muri green energy. Mwiteye inyicamubiri karahabutaka nk'iz'Abanyayisiraheli biteye,
ngira ngo abanyayisiraheli bafite wenda na 97%, ariko kubera ko Isiraheli ari igihugu cy'imbuto zose, babyuka barya imbuto, babyuka barya imboga, babyuka barya ibinyampeke, nta mpfu zitunguranye, nta na turbo cancer nyinshi nk'izo mwebwe mufite. Mwebwe turbo cancer ni nyinshi zamaze abantu mukagenda mukavuga muti ni ibigage. No, ntabwo ikigage aricyo gitera turbo cancer, ntabwo aricyo gitera turbo cancer. Wenda ziriya nzoga za gin ariko nazo ntizatera turbo cancer, ahubwo zahindura urubyiruko zombies, cyangwa se ibigoryi mu bwonko, zikangiza n'imyanya yabo y'imyororokere n'impyiko zabo, ariko ntizahita zibica. Turbo cancer rero iteye itya. Turbo cancer ni uruvange rw'inyicamubiri karahabutaka bateye mu bantu. Narabisobanuye, nsobanura ibyo bita semivirus foreign cyangwa virusi zo mu rwego rwa 40. Nasobanuye, abandi basobanura P6 cyangwa za papilloma viruses. Noneho hari na ibyo bita rigorite, percorite biva mu imvamigabane, niyo mpamvu nyibyita imvamigabane, biva mu yindi migabane. Bafata uruvange nirwo ruvamo iyo bita inyicamubiri karahabutaka, igenda akavamo icyo bita spike protein, igenda iri artificiel, irimo rwa ruvange rwose, igahindura umubiri wawe, ihera ku cyo bita immunoglobulin class 4. Hari ubwoko bune bw'ibyo bita immunoglobulin class 1, 2, 3, 4, byo bita IgG4. IgG4 rero ni indindamubiri, ikagenda igakora indindamubiri zirenze igipimo biciye mu cyo bita mu tunyangingo twa B cells. Nuvuga ngo habaho ikibazo cyo kutumvikana hagati ya B cells na T cells. Izo bita T cells nayo ni ingiramubiri bita T, za bwoko bwa T cells, lymphocytes. Noneho indindamubiri zikaba nyinshi, ni nk'uwafata ni nk'uwajya kwica umubu uri mu nzu, umubu umwe, noneho agafata igifaru akarasa yanzu agiye kwica umubu. Akarasa aho wamuburi agiye kwica umubu. Bihita bigenda bite? Icyo bita za fragment, uduce turazenguruka, tukagenda tugakubita inzu yose, n'umubu ushobora gupfa cyangwa ntunapfe, ariko tugakubita inzu yose ikaba igishwambaganye. Ni icyo kibazo rero kiri mu mibiri yanyu. Turbo cancer iyo IgG4, izo ndindamubiri zikozwa ari nyinshi mu mubiri, zigaruka zangiza systeme y'ubudahangarwa. Iyo systeme y'ubudahangarwa yangiritse, amatumeri, ibiki byose, kanseri ije iziguruka. Kanseri ishobora kwica umuntu icyumweru. Abantu rero bave muri ibyo nita speculations cyangwa se ibihuha byo kuvuga ngo abantu bishwe, abantu bari gupfa, nta muntu ubica, nta muntu ubaroga. Uwabaroze nuri akaryango wabasuye, kuko afite imigabane hariya hose, yahawe gahunda yo kubarimbura akabarangizaho, yabahaye n'ibitaro bazajya babarangirizamo. Ubazanye ikoranabuhanga ryo kubabarura, bajye bamenya icyabishe, amakuru yanyu muzajya muyatange hanze, bamenye ngo kanaka yapfuye yishwe n'iki, bamenye ngo iki gihugu umunyarwanda twamurimbuye gutya, uyu twateyemo aka karimangingo yishwe n'iyi ndwara. Babe bazi amakuru ku ndwara, mwe ntacyo musigaranye, mwapfuye. Mwebwe mwapfuye. So rero urubyiruko rwo mu gihe kizaza rutafashe uturemangingo, kuko njye mbabwira abanyapolitike nibo bantu ba mbere bagambaniwe bo mu Rwanda.
nibo bantu ba mbere batewe nyicamubiri karahabutaka mbi kurusha n'abaturage, kuko abanyapolitike batewe zimwe zitwa Moderna nababwiye ko iyo bita Pfizer ifite ibyo bita lipid nanoparticles cyangwa se ifite uduce biliyoni 20. Pfizer ifite biliyoni 40. Iyo baguteye Moderna ifite biliyoni 40. Iyo baguteye biliyoni 40 inshuro ebyiri baba bakwishe buryo baba bapfuye. Ahubwo abayobozi kubera ko bafite amafaranga babasha kujya mu bihugu byo hanze bakabasha kwitabwaho, ariko abayobozi barabarangije. Muri bano bayobozi mubona biragoye kugira ngo bazakomeze babe bari hano, kubera kwicana itari ya politike. Twebwe abayobozi ntabwo tubanga, abaturage nitubanga, yewe n'abariya badutuka bo muri opposition hari uwantutse ubushize nabo nta kibazo nitubanga. Nababwiye ko amategeko y'Imana yavuze ngo uzakunde Adonai n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ikindi uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hano kuri iyi channel turi free, nta muntu twanga, waba uri umuyobozi, waba uri umuturage, waba uri mu gihugu, waba uri muri opposition. Iyo wageze hano burya jya umenya ko wageze kwa muganga, kandi kwa muganga nta vangura ribayo. Icyo dushaka ni uko mumera neza. Iyi ntabwo ari politike, nta myanya dushaka y'ubuyobozi hayo. None se uzayobora abantu batariho? None se muri 2035 hazaba hasigaye abanyarwanda bangahe? Tubite ko wenda hazaba hasigaye abanyarwanda 500,000 na AI cyangwa se artificial intelligence arizo zibayobora. Abo banyarwanda 500,000 ari abacakara bazo, abandi ari abanyamahanga, babandi tugenda duha amarangamuntu. Ubwo se inyungu z'umuyobozi wo muri icyo gihe ni izihe? Uzaba uri muri ubwo buyobozi. Iyo rero turi kuri iyi channel tuba tugira ngo tubafungure mu maso, mumenye uburyo Matrix ikora, mumenye n'uburyo mwirwanirira, kuko minisita we azamena inzoga, ariko ntabwo azababwira ko pantovirus batera, rotavirus batera mu bana bato zifite uruhare. Ntazababwira ko pentavalent na pneumococa batera mu bana bato zifite uruhare, kubera ko ababizana batanga amafaranga menshi kandi Afurika irakennye. Bakareba kureka amafaranga cyangwa kureka biriya, ariko baba babizi ko ari bibi. Niyo mpamvu abantu benshi bafite ubushobozi, abana babo iyo abagore batwite bajya hanze kugira ngo bavukire hanze, kugira ngo batabanagamo bino bintu byose by'umwanda banaga mu bantu. Kera okay, karakanyuzemo. So nawe abantu ni ukwirwanirira, abantu ni ukumenya uburyo baba muri Matrix. Ntabwo kuba muri Matrix ari ukubyuka uvuga ngo uratuka amareta ariho. Kuba muri Matrix ntabwo ari kwikontrola, ntabwo ari ukuvuga ngo urabyuka ufata intwaro ujye kurwana. N'ujya kurwana bazakurasa. Matrix ziba zifite ibisirikare byabyo biri trained. Ntabwo ari ukujya mu mashyaka, no, ntabwo ugiye mu ishyaka uburwanya Matrix, ahubwo ubu uri gukorera Matrix, kuko iryo shyaka naryo nirifata ubutegetsi naryo rizakomeza system ya Matrix. Rizayikomeza, kuko naryo rizakenera amafaranga, rizakenera inkunga kugira ngo ribashe kubaho. Matrix ugomba kuyirwanya mu bumenyi, mu bushakashatsi, ukirinda we n'umuryango wawe mwibanga rikomeye ntawe ubwiye. Bitavuze ngo kurwanya Matrix ni ukutishyura umusoro, no. N'umwami Yeshua yafashe igiceri arababwira ngo hano hariho nde, bati hariho Cesar. Ubwo abayahudi bari bamuteze umutego,
bagira ngo barebe ko ari bubuze abaturage kwishyura umusoro, abaturage bakigaragambya, mbese bamenye ko ari kuvumura abaturage. Arababwira ati hano hariho Sezari, ibya Sezari mu bihe Sezari n'iby'Imana mu bihe Imana. Nimba bavuze ngo mwishyure mituweli muzishyure, nimba bavuze ngo mwishyure imisoro muyishyure kandi mwishyurire ku gihe. Ibyo ntemera ngewe ni irangamuntu koranabuhanga ireba mu maso y'umuntu, umuntu bakaba bamuhiga igihe icyo ari cyo cyose naho ari hose, bamuhigishije satellite zabo. Umuntu baba bamufite ntaho wabacikira. Iyo niyo nge ntemera. Naho kwishyura imisoro fine, kwishyura mituweli very good, ni byiza cyane. Kuko nimba utazi kwivura gakondo ukanga kwishyura mituweli, ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye, kuko kwa muganga ntibazakuvura kandi wenda bari kukongeraho iminsi, wenda ukaba wanagenda ukaba wakongeraho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero mwiteho, mujye muza kuri iyi channel muzi ko muje kwa muganga atari kuri politics. Ibitutsi muzana ntabwo ari byo. Hano umuntu wese ushaka kwivuza ageza kuri iyi channel, ushaka kwivuza wese. Abayobozi barugarijwe, aba senior officers barugarijwe, abasirikare bo hasi barugarijwe, abapolisi barugarijwe, abaturage barugarijwe, abakora muri za ministeri barugarijwe, abana bato barugarijwe, umuryango nyarwanda urugarijwe. Mwivure rero, mushyiremo ingufu, mwirinde abantu babatwara ubwonko babashyiramo ibintu by'urwango, kwaha kundi umuntu apfa bakamushinyagurira ngo kubera ko ngo ari umuyobozi. Ntabwo mu muco wa Kinyarwanda bashinyagurira umuntu wapfuye. Umuyobozi arapfa ko ari umuyobozi bagatangira kumutuka, bagatangira kugira gute. Hoya ntabwo ibyo bibaho mu muco wa Kinyarwanda. Nta muntu upfa ngo bamukurikize ibitutsi. Ndetse ngira ngo n'umwami Yeshua yarababwiye muri Matayo chapter 5, ngo hahirwa abibuka, those who mourn for they will be blessed. Ngo hahirwa abibuka kuko bazabona imigisha, hahirwa abarira kuko bazabona imigisha. Ntabwo yavuze ngo mugende mutuke umuntu wagiye, no, mumuririre, yaba ari senator, yaba ari general, yaba ari n'uri mu mahanga yewe wiri gutukana wo muri opposition cyangwa ahandi, abantu be mwicare mumuririre, kuko hahirwa abagira gute, abakora ikiriyo, kuko babona iki, imigisha. Niyo mpamvu mu gutabara muhango wa Kinyarwanda cyari ikintu abanyarwanda bitabiraga cyane. Urumva ko abanyarwanda n'imico yabo yari ihuye n'iya Bibiliya, ko hahirwa barira kuko babona imigisha, hahirwa bibuka ababo kuko babona imigisha. Mujye musobanukirwa rero, ntihakagire umuntu ubayobya. Iyo mwinjiye hano mujye mumenya ngo mwinjiye kwa muganga. Uyu munsi rero nabazaniye ikintu kizarwanya matrix. Buriya ngeyo mbona abanyarwanda barimo bararwanira ibigage n'inzoga ibitoki n'ubundi birimo matrix, mba numiwe cyane, mba numiwe. Ibyo si byo dukeneye. Dukeneye ahubwo ko igihugu cyose giterwamo imbuto nk'izi ngizi. Uru rubuto barwita dragon fruit. Uru ni urubuto umuntu wa kanseri uri kwa muganga ashobora kurya cyangwa bakamukoreramo ji agataha mu rugo yihuse, na ya kanseri ntamenya ahantu yaciye. Dragon fruit bivuga ngo bashobora kumukoreramo ji akamuha ibikombe 4 ku munsi, ari kuri bya bindi babatera za kemo, mukabona umuntu aratashye. Muri kanseri ziri kwiruka ni kanseri z'abagore z'amabere, kanseri za uterus,
abamama turabakeneye, ni ababyeyi bacu, abamama bari kurwara amakanseri y'amabere, amakanseri ya uterus, ni ababyeyi bacu, ni abigisha bacu, ni abayobozi bacu, ni abarimu bacu, turabakeneye, n'abagabo nabo turabakeneye. Njyewe ntabwo ndi muri ba bantu bicara ngo bifuze ngo ngo ni urugero, nubwo ntari mu bintu bya politiki, ariko sindi muri abantu bicara ngo bifuze ngo wenda wa mwana wa mugabo wagambaniye Lumumba, uriya wo muri Kongo, ntabwo ndi buvuge mu izina, papa we uri uyobora Kongo, papa we yagambaniye Lumumba n'abandi bantu batandatu, niwe wohereje letre kwa Mumbutu, barapfa. Ubu niwe bafashe bahitamo ngo ajye kuyobora kiriya gihugu. Muribwira ko, ndavuga abanyarwanda yaba ari mu gihugu n'abari hanze, muribwira ko uwo muntu aramutse afashe ibisasu byo kurasa u Rwanda hari umunyarwanda yasiga? None se muramutse mutashye musanze igihugu kirimo ubusa, byabashimisha? Niyo mpamvu njyewe ntari mu bantu bashobora kuvuga ngo igihugu gisenyuke, umuntu apfe, umuntu asenyuke. Niyo mpamvu n'aba generali, abo barinda igihugu, n'abo basirikare barinda igihugu n'abapolisi, dragon fruit muzihige, muzirye buri munsi. Abasekirite n'abakarani, dragon fruit muzihige, zirahari muri Kigali. Mushake imbuto muzihinge. Abagande si imbuto za dragon fruit zo kuzihinga bazivana, abanyakenya bazivana. Mwebwe mukagenda mugatumiza imbuto muri Turkiya. Turkiya ni kure cyane, Taki ni kure cyane. Muzihige, kuko dragon fruit nizabavura ayo makanseri zo bita za turbo cancers, nizazibavura. Dragon fruit nizavanamo ubushe. Nakoze video nyinshi zerekana ubushe, nakoze video nyinshi zerekana ubushe bwo mu mutima, bw'inyama y'umutima, nakoze video zerekana ibintu bimeze nkaho ibyo bita chicken fibers bigenda bifata bikinjira mu mitsi, nakoze video zabyo. Iyi dragon fruit ishobora kubafasha kubihagarika. Dragon fruit, abafite amakanseri yo mu gifu, bari kubabara mu gifu bakagira ngo ni ulcers zisanzwe, n'iby'igifu gisanzwe, cyangwa se ni bimwe mwita ngo amibe, ntabwo ari byo. Warafashe uturemangingo mvamigabane nica muri karabutaka, izo ntabwo ari amibe. Koresha dragon fruit, hanyuma ibyo bintu bikushiremo. Zirahari mu Rwanda, muzishake. Nimuzibura, hari aho bita Ethiopian restaurant, hari akaduka bita ningira ngo ni Fresh Garden, kari hepfo gato ya Ethiopian restaurant y'abanya Ethiopia. Muzazishaka hariya, muzishake muri hariya muri yaduka Furep, mugende muzibaze, bashobora kuba bazifite, ndetse baranazifite. Hari igihe iyo bazibatumye bahita bazibona, bazivana hanze. Ariko mwakagombye kuzihinga, mukareka kwirirwa muvuga ngo ibigage, amasaka. Naravuze ni kuki mudahinga kiwi fruit, kuki mudahinga dragon fruit, kuki mudahinga pomegranate? Ubutaka bwa Kenya burusha u Rwanda kwera? Ko Kenya yangije ubutaka bwayo kera cyane, ko zihera se, kandi zizera n'ahantu nka za Mutara, ahantu hatari n'imvura. Izi niho zera ahantu hari dry rwose, zirahera neza cyane, no ahantu hari imvura zikahera neza cyane. Rero mwari mukwiye gutekereza uburyo muhindura systeme y'imihingire yanyu, ahubwo mugahinga ibizabavura nk'uko abanyayisiraheli babigenza. Niyo mpamvu batari gupfa cyane nkamwe, kubera ko igihugu cyabo cyuzuye imbuto, kandi bo bikingiye ngira ngo hafi 100%. Ariko babona imboga, bakabona imbuto. Dragon fruit, abafite ikibazo cy'amagufa bageze mu zabukuru, iyi dragon fruit, ndetse n'abato bari kurgaragara amakanseri y'amagufa, iyi dragon fruit izabafasha, kubera ko impyiko ni inyanja y'umusokoro.
niho imisokoro ijya mu magufa iva, iragenda ikoza impyiko, ikoza igifu. Dragon fruit ifite vitamine C inshuro 3 ziruta za karoti, kagira za carotene, beta carotene n'ibindi birungo birimo, kagira zo bita za saponine, za flavonoid, ni indindamubiri, ni antioxidant, indindamubiri, ikarinda systeme yose y'umubiri kurwara, ikarinda ubudahangarwa. Umuntu ufite sida, aho kugira ngo anywe kinini yafata dragon fruit enye ku munsi, akazikoramo ji, akanywa ibikombe 4 bitandukanye. Ibyo biba biruta kinini cya sida. Ntabwo rero umuntu ufite sida akeneye kinini, afite dragon fruit. Abantu bajye bakanguka, babe mwisi turimo, bareke kuba mwisi ya kera, muhinga ibintu bishyashya bitandukanye. Aho kwirirwa muvuga ngo batubujije ibi, no, matrix muzabamo gute mwirirwa mu complaining, mwirirwa muvuga ngo nta kigenda, aho se biri kugenda ku isi ni hehe? Mumbwire ku isi ahantu abantu bameze neza. Noneho rero ngo ibintu bizava kuko bimeze ubu birushaho kuba bibi. Nimba mutanabizi mu bimenye, mutibwira ngo hari system izaza ngo ihindure ibintu byiza guhera uyu munsi. Uko umwaka uza niko ibintu ku isi bizabashaho kuba bibi. Muri 2030 bizaba byarabaye bibi kurushaho. Abantu ku isi bazaba baratangiye no gupfa bishwe n'inzara mu bice bitandukanye. Indwara zizaba zarikubye, ibyorezo byarikubye, abantu basigaye bapfa bagwa mu mihanda. Ni hese ibintu bizamera neza ku isi? Ninde se muyobozi uzaza ku isi ngo ahindure isi ngo cyangwa igihugu ngo yongera kigire gishyashya, ngo yongera akiyobore ngo kimere neza? Ntawe uhari. Uretse ubwami bwa Adonai gusa nibwo bushobora kugira icyo bugeza ku isi. Naho ubundi isi abasatax barayinjiriye, kandi abasatax bakorera dragon y'umutuku. Mujye musoma Bible nawe babwiye, dragon y'umutuku iri mu Byahishuwe 12. Mujye musoma Bible. Noneho ubwo dragon y'umutuku igaha amategeko abasatax nabo ni nk'Imana. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo ntabwo turwana n'abantu, turwana n'ibikomangoma. Abasatax ni ibikomangoma, bari mu mubiri no mu mwuka. Noneho bakagenda bagaha amategeko oni. Ibintu byose bitwica biva muri oni, biva muri OMS. Mwebwe rero mukagenda mukayipfukamira, ibyo bababwiye gutera mu bana banyu mukabibateramo, muzi ngo murabagirira neza. Rero mwisubireho. Icyo dushaka nuko abantu bisubiraho, mukore icyo nakwita Matrix Revolution Denial. Mukeneye guhinduka, mukeneye kurwana na systeme. Umubiri w'umuntu ni uburenganzira bwawe gushiramo icyo ushaka, n'umwana wawe kumushiramo icyo ushaka. Nta muntu ugomba kugutegeka ibyo utera umwana wawe nimba utabyemera. Aho niho nshaka ko revolution ya Matrix itangirira, ku mpinja zanyu, ku bana mu byaro. Mwange kuvanamo inda. Mu myaka iri imbere abanyarwanda bazaba ari bakeya. Mwange kuvanamo inda. Mwiteho, mukore subscribe, mukore sabone, musharinge iyi video, musharinge, usharinge nk'abantu 1000, nunda sharinge nk'abantu 1000. Bashake dragon fruit bivure. Naho ubundi ni mutabikora, abanyamahanga bazatuyobora. Sikera kandi muri za 2035 sinzi ko hari umunyarwanda uzaba ukiyobora. Rero dragon fruit ikindi ikora ubwonko. Abantu bafite amakanseri y'ubwonko yariyongereye. Mwayibonye uko isa imbere. Abafite amakanseri y'ubwonko muranyumva? Abayobozi birirwa birukanka isi bafite amakanseri y'ubwonko. Dragon fruit ngiyi, aho kwirirwa mufata indege mwirukanka mufite amakanseri y'ubwonko muzenguruka isi ngo barabavura, babavura ariko
mufate na dragon fruit, inyongeramirire, kuko amafaranga mwebwe murayafite. Hari umuturage utabasha kuyigura iyi dragon fruit kubera ko ashobora gusanga urubuto rumwe rugura ibihumbi 5 agahita acika intege. Ariko abaturage nabo tubafite ibindi kuri iyi channel bashobora gukoresha. Abayobozi mukoresha ibi, abaturage mukoresha ibi, ababishoboye, abafite ikibazo cy'amakanseri y'ubwonko, abafite ikibazo cy'ibibyimba mu bwonko, abafite ikibazo cy'ibibyimba mu mabere, abafite ikibazo cy'amakanseri y'imyijima, y'impyiko, abafite ikibazo cy'imitima itera yiruka, abafite ikibazo cy'amasukari, igabanya isukari, abafite ikibazo cy'inyama 10 z'umubiri, yivura inyama 10 z'umubiri. Muyishake, muyikoreshe, iyi nzayigarukaho cyane. Nzayigarukaho cyane mu bihe bizaza mvuga uburyo igenda ivura indwara imwe kuri imwe. Indwara imwe kuri imwe. Bitewe n'ibirungo ifite. Ubu byari ukwibamenyesha gusa. Akagahu kako nako ushobora kugafata, ntukajugunye ukagakata, ukagakatamo duceya, ukavanga n'ibishishwa by'indimu, ukavanga n'ibishishwa by'ipapayi, ukavanga n'ibishishwa by'amaronji, ugateka ukamamo ji. Mujye mwiga kwivura, mugire ubuzima bwiza, kandi mujye mukundana, mwirinde guhemuka, mwirinde kugambana. Murakoze, mwari kumwe na Masakata.